ese gusa ubu ngubu Rayon Sport ikora iki? Rayon Sport iki ugomba gukora ni iki? Yewe mbagira inama. Ejo bundi ni amahire ko banicaye bagakora inama bwa bumwe bw'abarero duhora tuvuga bukunze kubiyanga bakagaragaza ko buhari. Abareyo bunze ubumwe ndetse baranitanze amafaranga ashobora kuboneka. Nibashaka amafaranga wenda bagize n'amahirwe bashake n'abafatanya bikorwa bandi babona amafaranga. Rayon ibanze ifata abakinnyi bahari bose ikora ikintu bita reshuffle. Unjyanye ku kintu cyiza, way forward kuri squad. Rayon Sport yagakoze iki? Rayon Sport ikwiye gusezerera abantu barenga batari munsi y'10. Rayon ikwiye gukora reshuffle. Icyo wenda nagira impungenge, ubumwe bw'abareyo bushobora kuba bwaragaragaye ndetse n'abareyo bakitanga amafaranga kubera wenda akanyamuneza bari bafite muri iyo minsi Rayon yatsindaga. Wenda ubu ngubu itagize ikintu na kimwe ibonye, bamwe bagahita bisubira. Ariko hagize uwisubira cyangwa se utatanga icyo yiyemeje, aho namugaya ntiyaba ari umureyo koko. Abiyemeje gutanga amafaranga bayatange. Rayon Sport bicare basezerera abakinnyi kuko harimo abakinnyi bari useless benshi. Reka tugizanye kuri duhera inyuma. Mwizamu Bonera kwiye kuva muri Rayon Sport. Bagashaka bakabaza Mbungira niba afite umwana ufite 1.90 m muto w'imyaka 16 akaza muri Rayon Sport agatangira, kuko yonsereye byo birumvikana, ariko agatangira kuba umureyo kuko akaba kapiteni wa under 16 ya Rayon Sport. Bonera agomba kuva muri Rayon Sport. Adolphe niba ahari ni byiza, bakamakinga showa ko Olivier niba tanahari bazashaka uwo mwana. Oya ryari ntiyari ifite abazamu bane. Ni Buba yaragiye. Buba yaragiye. Buriya ikipe iri competitive ukigira umunyezamu w'igikongwe nyine nka Olivier, ukamakinga showa ko afite amasezerano atuje, ibintu bimeze neza. Ukagira undi munyezamu uri competitive wundi uri hafi aho, apana kuvuga ngo ni umwana. Undi munyezamu yaba ari Adolphe rero. Uyu wundi akaba ari Adolphe akaguma muri Rayon Sport. Atabayewe ushobora kumushaka, ntago wabura elema nziza. Ubona umwana utari muto cyane uri mu myaka 22 ariko uteza intugunda yo gushaka gukina, kuko ari abantu benshi ngo ibangamira. Hari ababencheri babi, hari n'ababencheri beza nka Bamirina baza bagatanga umusanzu uri positif. Rodrigo n'abaurigi baza bagatanga umusanzu uri positif. No muri VCR aribo bandi mindirimo n'ibiki batajya barakazwa nuko bicara. Ababencheri bakuru umukizemo yagukinira kabanzamo, ariko niyo wamwicaza ntacyo bimutwara. Hari n'ijya bari kiri muto ariko avuga ngo mfite gahunda yo kwevuriwa yo kwigira kuri Olivier. Akaba tuje Olivier barabakinyi banamukunda nyine, n'umwana yiceje bavuga ati nzamwigiraho no kudegaje basi cyane. Abo Adolphe aramutse hari bakagumana Olivier bagahita bashyira nk'uwo mupeti sava. Kuri kabiri Rayon Sport Mackenzie yongererwe ariko bamushakira undi. Bakwiye kuzana umugirigiri witeguye gukina kuko Mackenzie dushobora abantu bashobora kumwataka, ndetse hari n'abareyo ngewe namaganiye kuri mwana sinkeneye ibyo bitekerezo byanyu bishaje ngo Mackenzie ngo derby zose ngo apere ngo abagamuguze muzima. Umuntu mukuru nka Mackenzie warya amafaranga match enye zose ukina match nkiriya, match n'umureyo n'uruhinje rw'umureyo rureba. Erega yo witwaye neza kuri match ya Rayon ukaba wafasha n'ikipe gutsinda, amafaranga ayo ngaho witwa ngo bakugura atajya arenga 500 300. Abareyo bo ntibayaguhera kuri stade, umanuka kuri 40 bayaguhereza, nako umanuka Cosmos bagenda baguhereza. Uwizamukiye avuye mu mujyi yarimo yumva match kuri radio kitaguhagarika akaguhereza 10 akaguhereza 20. Hari n'umutipe nzi we yohereza 100 ubundi yahaye ndera ejo bundi ndayahayira umukinnyi wirutse ahitse kohereza 100 gutya barayatanga nyine bayanayaguha. Mackenzie ni mukuru, yatangiye sezo akina neza guhera muri pre-season. Rero umukinnyi ukina neza ukina wenyine kuri kabiri. Iyi sezo rero kurangira umuntu ukina Peace Cup agakina igikombe
cya shampiyona wenyine uwo muntu ashobora no kugera igihe akabaye purize gusa akagagara imyaka ibiri hejuru. bakeneye umugirigiri rero, bakeneye umugirigiri nawe wo mu myaka. Gusa Mackenzie nawe simbona ko wamusezerera. Papa zigiye ahaguma akajya gukina utumatch turi wenda ukamuha undi mwaka umwe ukamutegurira uzamusimbura ukajya umuruhura kenshi ubundi akabankadra. Hari icyo Axel yabafasha se bamuteruye akavuga igicumbi cyangwa bakeneye undi. Rwego rwe nabonye reka ntago ari abakinnyi bo ko Rayon Sport ikeneye umukinnyi Innocent Star Mackenzie azabamenyereza ku buryo indi sezo agomba kuba Maxime ariwe bari gukinisha kuri kabiri asimbuye Mackenzie kandi Maxime si mu nimero kabiri. Nacyo kibazo bagize gikomeye. Twihuta abantu bitwa ko bakina kuri kabiri n'abashaka kuhihumuriza bose Mackenzie akabapfa gusigara. Rayon Sport bishatse yabwira Iranzi bagatandukana n'ubundi ni mwiza ariko sina mwiza arimo aho hagati. None Mackenzie wenda n'umureyo ariko Iranzi Maxime nawe bwo yagenda kuri kabiri biruka bombi muvandimwe Iranzi mujyanama bose na mujyanama bose bakaba mujyanama niwe bagenda mbere muvandimwe se muvandimwe yahaguma abonye umuntu umwicaza muvandimwe akamukanga ko yamwicaza yakina kuko muvandimwe burazi guterura baro ari udukarita afite Rayon Sport nyine ikipe yose yakenera. Muvandimwe ashobora kuhaguma ariko akagira umuntu umwicaza ubu wo kugura ihute Axe abarangiza sezo bakina nibo bahaguma abandi baba bencheri eto na mitima reka nkubwize kuri ntubure nshobora kutemeranya na benshi ariko Samuel ntago namugumisha muri Rayon Sport. Samuel Rayon Sport turi kuvuga ni Rayon Sport igomba gukina ni Rayon Sport igomba gukina CAF Super League. Hagati aho ngaho turaza gutanga itike yo kujya kureba ball ko gatandatu ndetse n'iminsi akurikira. Rayon Sport turi kuvuga ni Rayon Sport competitive giye gukina CAF Super League. Shobora gutera aperi bine shobora gutera Kiyovu. Rayon Sport ishobora kujya muri CAF kajya kimwe cya kabiri cyangwa na finale. Ntago Samuel n'umukinnyi wa za Etincelle please tukubona yihwanyagura muri Rayon ni n'umusore ufite discipline w'intangarugero n'ibiki ariko nyine arakinuka ibyo byose yabitanze ariko haraho bigarukira nyine asa kujya tagumamo Samuel iyo discipline ko muto kuba wafashe Karina ukayaxerera ntisige bibe biti agakina agavuze ko Karina yanze kugenda agakompeta akamusimbura Samuel si mubi Samuel nyamara sinzi impamvu muvuga ko Samuel ahubwo yanabanza amahubwo yaguma muri Rayon gusa Samuel yaguma muri wenda akaza abandi bantu b'ikoko akaza nk'umudefanseri w'igikoko umunyamahanga uyu munyamahanga ukajya ukamuzana kuko nubwo twiyemera ngo abanyarwanda ngo ikintu dufite ngo twiziho ngo nabakinnyi b'abadefanseri bari kubura muri iyi minsi. Oya imyenda ibikoresho bya Fosterega muri yo birahari birazinze. Foster zaza wabwiye Dr. Ati mubizinge neza na Shazibure mushyire ku ruhande. Foster hari uzana umunyamahanga wundi Samuel simubona rero mu bagomba ushaka ibipeti harimo abapeti bafite mete ukipe ikomeye ikinisha umudefanseri wa metero 70 nakangaye guteguko ko ari mpamvu tunyura hejuru buri uzakina na Mari uzajya ubona ibintu hejuru gusa bikugenda hejuru. Abatoza bose bajyaga baza bakavuga bati uyu mudefanseri witwa Salomo nubwo yaba adakina muri club bakasanga arakina arabanzamo bareba umyitozo akina Burayi ni igihagararo abantu bakina muri Axe muri Rayon ni Samuel na Clement ashobora kugenda abandi ni eto na mitima abo ngabo nabo nabasezerera nukuvuga ngo nagura batatu muri Axe beza umwe ababiri b'abanyarwanda barimo Faustin n'undi mupeti uzamuka ariko ufite igihagararo kandi ubona umuhanga ufite leadership Kimase ntiwamugarura ufite audace Gakwavu ntacyo Gakwavu nge namugarura Gakwavu nawe akina neza Gakwavu akina neza yabaye muri Rayon ari uwa gatatu yaba ntacyo atwaye Gakwavu kandi ari muri test ejo bundi ari muri Etincelle arimo arakina nta kibazo Gakwavu wamugarura hanyuma Mediane Isaac no kumuherekeza ukamenyeka ashobora ko yambutse gatuna apana byo kumbwira ngo taha gusa ashobora kunyerera gicumba gakata yihutisha dore iminota irimo iragenda akajya muri gicumbi Piero sava Piero ariko se we ntago ari kwibareye arimo arayiba ariko nekereza ko Piero kunateye nawe ameze nk'aba bakinnyi ashobora kuba bahimana nyine abona ibintu bikonje nawe gakonjana nabyo harya yasinye igihe kingana iki nta ntege agifite nta ntege yasinye ibiri yarayisinye rwose kandi Piero ngo bana ngo yaravugaga ati Piero nabona muharirize leta ngo yabana yakoraga ikintu cyose kugira ngo bamusinyishe vuba classic ureba na class y'umuntu bakuru
bukuru kuri ya musimbura kuko kabukuru burya ari match gakiringa Mohamed yakwigendera go yumva uhore we sinzi niba kinabamo yumva uhore nawe go Kevin nkashaka ikipe imugura namushyira ku isoko rwose atari izindi muwe muhere Kevin ari ukugira ngo yigendere Kevin n'umurebe yanakina yaba musimbura byanashyushye yakina Kevin yaza wamushyize ruhande nk'umuntu w'umunyamahanga abanyamahanga babiri bamurusha kandi ni mu bande nka ikibazo ntabwo y'imwaka ayambande Kevin nagayikwiye bakumva ko ari umukinnyi usanzwe uri muri mido ugomba guprova Kevin afite tara akunda Rayon donc igiye umupira ndabizi ko wuzi ariko nawe akeneye ukinira uruhande rw'abantu bamurusha Bureze washobora kuzagenda hanyuma muri Pierre undi n'urebe urazagusanga Rayon Sport yasigana abakinnyi nka 4 cyangwa 5 batari bake n'ibyemezo bikomeye ikibazo gihari ni kimwe n'ibyemezo bikomeye bisaba gufata ubwo rero ukagumana ukaganira nabonana niba ari umutoza w'umuhanga wenda simbizi uzi kuganira bose umutoza we nawe tumugereho umutoza arasiga umutoza wamusigaza yahaguma cyangwa nawe ya go umutoza rwose byiza nawe yakwigendera ntabwo ikipe reka nkubwire this is the lie turi muri ligue dabarasa turi muri ligue imeze this is the lie yahaguma imeze nka junior league championnat yacu imeze nka junior league ni championnat irera Rayon Sport ni ikipe igomba gukora abakinnyi nko yagurishije barwa tugenda n'abandi ni ikipe igomba gukora ni ukuvuga ngo ugomba kugira umutoza ufite filozofi yo kuzamura yo kumenya ijisho rireba umukinnyi mwiza wo kugurisha ku rwego mpuzamahanga akamushakira n'umwanya akamukinisha wo implementinga filozofi ituma buri mukinnyi wese muri Rayon Sport yumva ko ari gukora kugira ngo azagera ahandi hantu heza ariko kandi agomba gukompitinga agomba gushimisha abariyo Rayon Sport ikeneye umutoza nyine wumva Rayon koko ukina umupira mwiza ukina umupira utegura abakinnyi sindi niba icyo kintu mu cyumva hari amaklub akina ukabona arimo arakompeta ariko n'umupira banakina ukabona hari element barimo bagira ngo bari expose muri iyo game yabo bashaka kwerekana kandi bari no gukompeta uwo mutoza rero uyu munsi nibwo nongeye nditonda ndareba Rayon Sport nta plan yari ifite mu kibuga niba yari ifite yari iyo yinjiranye nyine yari kandi nta yindi pe bigeze bagira gusimbuza gasimbuza nyine kugira ngo Maxime azemo ko Makenzi ubona byanze nta kindi yiranze ukamuvana ukubona nyine biri kwanga ukabona nta plan yo kuvuga ngo kumwe ngira ngo adiri ngo match zikina mu tuntu kudusegimo uduce iyi sequence y'minota 5 igenze gutya reka mbwire Aimable atangira adegaje imipira reka mbwire Aimable akinane na Bonheur imipira hasi reka ntabyo wabonaga ntabyo rwose no gukina ku gipindi cyo kuvuga ngo dukeneye abafana ngo I love Rayon Sport fans ngo Rayon Sport is a big club nibyo ngibyo ariko nawe bishobotse cyese niba nkuko yabitubwiye afite gahunda wenda yo kubaka projet agatangira pre-season akagura abakinnyi uko tuzabibona uko zagura wenda hanyuma nibwo tushobora kuzabona wenda uwo peshawo awundi arimo niba afite n'umwungirizo mwiza ko urya n'umwungirizo mwiza gufasha guhitamo n'abakinnyi no kubaka projet yawe na philosophy rero onana bamusigarana ariko mukabanza mukaganira igihe gihagije kamaza niba onana ari tayari gukina apana ibintu by'imvune za buri kanya nazo cyangwa se ukayigenda za Tanzania na Kenya uzenguruka uvuga uti umukinnyi yaguze make ufite amafaranga ziyihahira akaza akamugura akamugukiza